Okay, inshuti namwe bavandimwe, reka nongere mbahe ikaze muri iyi gahunda. Reka nshimishwe nuko tugiye kongera kuganira ku butumwa bwo kuri no sabato n'ubundi. Murakaza neza mu cyigisho tugiye gusangira kugira ngo twigane amagambo amwe y'iby'ubuhanuzi. Reka rero tugiye kuganira ku cyigisho kimwe kiboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo 21, aho tubwirwa ngo abacuzi bo muri Efeso barwanya iby'Imana. Kubera iki abacuzi bo muri Efeso barwanyije iby'Imana? Byakomotse kuki kugira ngo abacuzi bo muri Efeso barwanye iby'Imana? Reka tuganire twumve neza icyatumye abacuzi bo muri Efeso barwanyije iby'Imana. Turagaruka cyane ku ba scientifique n'ubucuzi bwabo cyangwa se n'ubuhanzi bwabo. Aba scientifique n'abanyabwenge mu bya science. Science ni nziza ahantu hose. Science basha gukoreshwa mu nganda zikora iby'imiti, science basha gukoreshwa mu nganda zikora iby'ubuhinzi, science ishaka gukoreshwa mu nganda zikora ibyo kurya. Ariko iyo science muri kino gihe niyo yubakiweho kugira ngo abantu babone amaronko. Inyubako nyinshi ziremereye zubatswe n'ibyavuye muri aya masiyanse. Ikindi insengero ziremereye zavuye mu byavuye muri ano masiyanse, ndetse n'abantu babaye ibikonyozi cyangwa se abantu bakomeye biturutse yuko bakurikije bize bya siyanse cyangwa se bakora ibya siyanse. Bityo rero siyanse muri kino gihe giheruka irimo irakoreshwa umurimo uremereye wo kurimbura abantu, irimo irakora umurimo uheruka wo kwica. Siyanse muri kino gihe ni ikintu gikomeye kirimo kwangiza ubuzima bw'abantu, cyasirituka ubuhinzi. Amafumbire mvaruganda arimo kugenda akorwa mu nganda z'imiti, imiti ihabwa abantu irimo ama chimique aremereye cyane akiza indwara, nyamara izo ndwara zakabaye zikizwa n'ibyaremwe nk'uko Imana yarabiteganije. Ndetse tukabona ko siyanse zimwe zirimo gukoreshwa kugira ngo hakorwe indwara zatuma zirimbura imijyi n'ibyorezo nk'uko twahoze tubibona. Rero ntago iki cyigisho kiri muri bya bindi nababwiye bivuga iby'imirindi y'itegeko ry'icyumweru, ariko nacyo gifitanye isano nabyo. Numvishe hari icyo mpatirwa cyihutirwa kubabwira kijyanye na buno butumwa kugira ngo musobanukirwe n'ikirimo kujya mbere muri minsi iheruka. Rero niko byagenze. Abacuzi bo muri Efeso, abacuzi b'ibigirwamana, byari bibakijije, bararyaga ndetse icyubahiro cyabo kikajya hejuru cyane, insengero zabo zikajya hejuru cyane cyangwa se zikemezwa cyane ko ari insengero mpuzamahanga. Nyamara Pawulo agerageje kwigisha iby'inzira y'umusaraba, inzira ya Yesu Kristo, abacuzi batangiye kumwanga, bashaka no kumwica, ndetse banateza n'ibivurungano mu mujyi wa Efeso kugira ngo Pawulo yirukanwe mu mujyi. Rero ndishimye ko ngiye kubaganiza kuri kino cyigisho. Munkurikire. Haranditse ngo ibyo bishize Pawulo agambira mu mutima we kunyura i Makedoniya no mu Akaya ngo ajye i Yerusalemu, yibwira ati nimara kugerayo nkwiye kureba ni Roma naho. Igihe yari ni mu murimo we wo mu rugendo rujya gukomeza umurimo yari yaratangije cyangwa se gusustaininga umurimo yari yaratangije, yumvishe ahamagarwa no mu mutima we n'Imana, yumva yemejwe mu mutima we ko agomba kunyura i Makedoniya, Akaya ndetse akagera muri Yerusalemu. Atuma abamufashaga babiri aribo Timoteyo na Erasto kujya i Makedoniya, ubwe asigara muri Aziya amarayo indi minsi. Icyatumye asigarayo nta kintu, nuko yabonaga hari umurimo ugikeneye gukorwa, kandi yabonaga ko naramuka ageze i Yerusalemu yagombaga kurenga uko byagenda kose. Bityo rero mu mutima we yumvaga mbere mu mutima kugira ngo ashakishe uburyo yatuma Timoteyo nk'abamufashaga ndetse na Erasto, noneho hanyuma we agasigara muri Aziya agikomeza umurimo w'Imana.
reka twumve uko byagenze. Icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Hari uyu nguyu Pawulo, hari n'andi magambo yigeze kuvuga ngo inzira y'umusaraba kwarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe wakizwe n'imbaraga z'Imana. Ndetse yongera avuga andi magambo aboneka mu Bakorino, mu rwandiko rwambere rw'Abakorino, avuga ngo Yesu wo ni ikigusha ku Bayuda, ni ubupfu ku banyamahanga. Hano twongeye tumvuga andi magambo avuga ngo icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu Kristo. Muri kino gihe giheruka nacyo hagomba kuba impagarara zitewe n'inzira ya Yesu Kristo, kuko bamwe babyemeza gutya abandi bakabyemeza gutya, nyamara uko babyemeza siko bikwiye kwemezwa. Reka babwire ikintu kimwe gikwiye kurikiraho, hagiye kubaho impagarara, imvururu nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu Kristo. Hanyuma rero uyu Pawulo, icyo gihe habayeho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu Kristo. Umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, wacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi benshi. Yungukiraga abacuzi benshi. Uko niko abascientifique muri kino gihe barimo gucura ibyangiza, kandi ibi byangiza mara kubicura bikungukira amaguverinoma, bikungukira amareta, bikungukira ibigo by'imari runaka, ndetse ibi byose bacura byangiza bigatuma abantu ingano nyamwinshi zitikira ubuzima, ubutaka bukangizwa mu buryo butandukanye, ari ibiribwa bigahindurirwa genetic modifications, ndetse ifumbire mvaruganda zikangiza ubutaka, imiti nayo ikangiza ubuzima bw'abantu. Uko niko abascientifique barimo kugenda bacura ibigirwamana byangiza abantu, nk'uko ibigirwamana bya kera byangizaga intekerezo z'abantu, bigatesha agaciro abantu. Tubona neza amagambo aboneka muri Zaburi 115 ngo ababirema bari mu bigirwamana bamera nkabyo. Muri kino gihe giheruka nabyo abantu baremwe n'imiti, abantu baremwe n'amafilime mvaruganda, abantu baremwe n'ibyo barya by'ibituburano. Kandi tumaje kubona ko bamwe mu bascientifique bakijije, ndetse amwe mu mareta birakijije ku rugero rwo hejuru, ko amakampani amwe akijijwe n'ibintu byangizwa bikorwa mu nganda z'abascientifique, ari inganda zigendereye ubuhinzi, ari inganda zigendereye ubworozi, ari inganda zigendereye ibyo kurya. Reka babwire ikintu kimwe, siyanse y'ibyo kurya cyangwa se food science yaje kubw'umugambi wa Sekibi, yaje kubw'umugambi wo kugira ngo yangize ubuzima bw'abantu. Ni murebe mayonnaise, murebe fromage n'ibindi produit menshi cyane asigaye yinjizwa mu mubiri kandi akagira nk'ibyo kurya. Upfa gukora ikintu kiryoshye abantu barakirya nta mususu, niyo cyaba ari kibi. None turimo turibaza ngo mbese abacuzi bo muri Efeso, uwitwa Demetiriyo wacuraga mw'ifeza, agacura mw'ifeza igishushanyo cy'urusengero, ibishushanyo by'urusengero bya Arutemi, akungukira abacuruzi be, nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga mu mwuga. Arababwira ati, mwabagabo mwe muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Arababwira ati, mwabagabo mwe muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga, murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi yaho byose Pawulo uwo yoheje abantu benshi akabahindura ati, imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Murumva neza ibyo abagaragu b'Imana bahamagaye gusakirana nabyo. Pawulo wahamagaye kugira ngo ajye gusakirana n'abacuzi b'ibigirwamana muri Efeso, ndetse umurwa wose kugeza umurwa wose wa Efeso cyangwa se umudugudu wose wa Efeso uhindutse umuvurungano kubera ko higishijwe Imana nyamana muri Efeso. Abadiventisi b'umunsi wa karindwi, mbese mutekereza iki ubwo tuzajya mbere mu murimo wacu tubwiriza yuko imwe mu miti iproducingwa cyangwa se isohoka mu nganda z'abascientifique yangiza kugera rw'uko abantu bakwiye kwireka bakivurisha ibyaremwe? Mbese mutekereza ko abascientifique bizagenda biti?
mbese muko twigisha amahame mu by'ubuzima mutekereza gute nitwe twigishe ko ibyo kurya bimwe bivuye mu nganda ko byangiza ubuzima ndetse ko byica ubuzima, bityo tukaba tumuhagaramaga abantu kugira ngo bandike ibintu by'umwimerere. Mbese mutekereza ko aba scientifique bizagenda biti? Abagaragu b'Imana abadivantisi b'umunsi wa karindwi ba Pawulo mukwiye kujya hose mubwiriza ubutumwa bwiza. Mbese mutekereza iki igihe muzavuga ngo dore ubutaka bwangijwe n'ibikorwa by'abantu, dore ubutaka bwangijwe na siyansi ituruka mu laboratwari? Mu by'ukuri iyi siyansi ituruka mu laboratwari yangije ubutaka kugera ubwo ubu ngubu butagifite ubushobozi bwo kwera nta fumbire mvaruganda bikoresheje, kandi ifumbire mvaruganda nta kindi gikora, zangiza ubutaka. Mbese mutekereza iki ngo bizagenda bite niharamuka habaye imubiri yo kurwanya abadivantisi b'umunsi wa karindwi bitewe n'uko bavuga ibihari kandi byangiza abantu? Abategetsi bo mu guverinoma nyamara uwabahereza igisubizo cyiza cyo kuvurisha ibyaremwe nta n'umwe witeguye kubyumva. Ndetse abantu kubw'inyungu bakura muri ibyo ngibyo biteguye kurwanya cyane abazavuga ibyo ngibyo, abazabwiriza ko kuvurisha imiti y'ibyaremwe ari ikintu cyiza gishimishije gishobora gukora ku buzima bw'abantu, biteguye kubirwanya. Njye ubabwira ndi umuganga wabyigiye mu ishuri, ariko se nimutekereze mu gihe bizabaho ko tugomba kurwana uko tugomba kurwanya imiti twize igihe kirekire. Rero ndagira ngo mukomeze mutekereze neza ku kizabaho igihe tuzabwiriza amahame y'ubuzima twigisha igihe kirekire cyane, hanyuma abantu bakayadufungira, hanyuma leta zikayadufungira. Mbese mutekereza gute ko twebwe twizera gukoresha ibyaremwe mu buryo bwo kwivura, ko turi abaganga bakoresha ibyaremwe? Mbese muzatekereza iki ubwo bazavuga ngo mbese certificat mufite kugira ngo muvurishe ibyaremwe, cyangwa se credential mufite kugira ngo muvurishe ibyaremwe muyikura hehe? Reka mubwire ikintu kimwe, credential yashyizweho n'abantu, cyangwa se urwego rushinzwe accreditation rwashyizweho n'abantu, kandi siyanse nazo zavumbuwe n'abantu, kandi aho bazivumbuye bahereye babizere ku byaremwe. None dukeneye credential cyangwa se dukeneye kugira ngo twemezwe, kugira ngo tubone kugira ngo tujye kuvura, igisubizo ni wowe. None ubwo bimeze bityo muriteguye kurenganwa murenganyirijwe yuko mwigisha iby'ubuzima buzira umuze bushingiye ku kuvurisha ibyaremwe? Murumva mwiteguye gushyirwa mu magereza barimo kubashinja yuko hari abo muzica cyangwa se hari abo mwishe bavuga ko mwabavurishije ibyaremwe? Benshi cyane muri kino gihe barimo baravuga ati mbese imiti muri kino gihe ifite ibyangiza bikomeye cyane. Imiti isorwa n'inganda muri kino gihe ifite ibintu bikomeye byangiza cyane. Ndavuga urugero, imiti ishingiye iringaniza imbyaro muri kino gihe ifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima. Imiti igizwe na mercure, imiti igizwe na chrome, imiti igizwe na pro, iyo miti yose mu buryo runaka igira gute irangiza. None se ubwo aba scientifique nabwo banyirabyo ubwabo bivugira ko iyo miti yangiza ndetse bakabazikompoza zirimo. Mbese mutekereza iki? Ubwo imiti aho kugira ngo ikize indwara irakiza indwara, nyamara igasigaye iteje iyindi. Nyamara mwibuke neza ko twahawe ubuvuzi bukorera mu byaremwe, nyamara igikurikiyeho nta kindi. Ngira ngo ahari mu bihe byashize hari inkuru igeze ihaguruka yibasiye abadivantisi b'umunsi wa karindwi, ivuga ngo hari ngo inkubiri ngo hari umugore ngo wacu ngo twafashe ngo nk'akagirwamanakazi ngo
yadutegetse ko tutagomba kunywa isukari, ko tutagomba gukoresha imiti yo kwa muganga, ko tutagomba, bamwe bavuga ngo iyo myumvire yo mu kinyejana cya kera. Imiti yo mu nganda irangiza. Mbese mutekereza iki ngo tuzavuga ngo abantu bakajya bakoresha isukari kwa ko yangiza? Abacientifique nabwo barimo ko isukari yangiza, abanyamadini barimo ko isukari yangiza, ku ngingo zose z'abantu bose bajijutse mera ko isukari bemeza ko isukari yangiza. None bizagenda bite ubwo tuzahombya inganda zikora isukari? Mbese abazungukira byo bazatugenza bati? Yego, Demetriyo rero nawe, Demetriyo umucuzi w'ifeza wacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Artemi, akungukira abacuzi be byinshi, nuko abateraniriza hamwe, ateraniriza hamwe abacuzi bose. Nuko rero arababwira ati, bagabo bene data, bagabo mu Efeso, muri Aziya hose hari umugabo witwa Pawulo, uwo yoheje abantu benshi, akabwira ati, Imana zaremwe n'abantu si Imana nyakuri. Ni ukuri, uko niko natwe bizatugerekera. Imiti irimo kuremwa n'abantu muri kino gihe ni imiti mibi. Mbese ubwo bazavuga ko turimo kubeshya abantu, turimo gushaka kugira ngo bakurikize inzira ibajyana gupfa, kukwica ubuzima bwabo, nyamara turimo kubarangira inzira ikiza ubugingo bwabo, ikiza ubuzima bwabo muri rusange. Turakomeza tujye mbere. Nuko uretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa, muretse mwumve neza, ubwenge bwacu twakoresheje igihe kirekire cyane, cyangwa se twabonye twibishya kuya, twize mu universite, usibye gusa ko ubwo bwenge bwajya no mu kaga cyangwa se bwahinyurwa, n'urusengero rw'Imanakazi ikomeye Artemi narwo rwahinyurwa, kandi abo muri Aziya bose n'abari mu isi yose basenga yakubwiye icyubahiro cyayo gikomeye. Benshi muri kino gihe bakomejwe na product zabo, cyangwa se na produit zabo, cyangwa se n'ibivuye mu nganda zabo. Benshi icyubahiro cyabo gishikamishijwe n'ibyo bakora, kandi byangiza ubuzima bw'abantu. Ari ibyo kurya byangiza bikozwe muri genetically modified food, cyangwa se GMO, ari ibyavuye mu mafumbire mvaruganda, cyangwa se nanone ari imiti ikorwa, cyangwa se ari engrais chimique zikorwa. Izo zose ni ibintu bitera kanseri, ni ibintu byangiza ubuzima, bitera substantial disease, cyangwa se bitera indwara nyinshi cyane. None bizacura iki ubwo tuzavuga twamagana, cyangwa se ubwo tuzavuga twigisha abantu iby'amahame y'iby'ubuzima bakwiye gukurikiza, cyane cyane ku kigendanye n'imiti no kuvurisha ibyaremwe. Imana yashyize ibyaremwe ibishyiramo imbaraga ivura. None se ko bikoreshwa mu fumbire mvaruganda rimwe bikanacika, murumva ikizakurikira bino ari ikihe? Icyanteye umwete kwigisha kino cyigisho, cyangwa se gusomera n'amagambo, ni ikintu kimwe gikomeye nabonye muri Australia, ariko kigeze no kugera no mu Rwanda. Nubwo mu Rwanda batajya babyandika ku mbuga nkoranyambaga, ariko nigeze kubyumva kuri televiziyo, bavuga ko kwivurisha ukoresheje ibyaremwe, cyangwa se kudakoresha bimwe mu maproduit yangiza nk'isukari, amata, amafromaje n'ibindi byose bigiye bitandukanye, bakavuga ari ibya kera mu bihe byashize. Reka babwire ikintu kimwe, ikintu cyo ngiye kukibona muri Australia, kandi akaba ari ikintu kiremereye, kandi ndabona ko ubwo cyakomotse muri Australia, iki cyabereye muri Australia, biragaragara ko ari ikintu kimwe kugenda gikwira mu bihugu hose. Ndavuga ku kigendanye n'ubuzima tugomba kwigisha muri miseruka, kuko mwibuke neza mu gitabo bita inama ku mirire n'ibyo kurya, harimo bavuga ngo ubutumwa bwa temperance ni ukuboko kw'ibyo kwa marayika wa gatatu, kandi gufatanye nk'uko ikiganza gifatanye n'ukuboko ndetse n'iki n'igituza. None bavandimwe, mutekereza iki ko tugiye kuzarenganyirizwa ubutumwa tubwiriza? Sinabwo bwonyine gusa, ubutumwa bw'abantu batatu tugiye kurenganirizwa mu bihe bigiye kuzaza. Siyansi
siyanse rero, siyanse ikintu cyangiza muri kino gihe giheruka kigiye gukora umurimo utarigeze umurimo w'akataraboneka, niko nawe bivuze. Kandi inyinshi mu ndwara z'ibyorezo, inyinshi ubwinshi mu bumuga, ibyinshi mu ngaruka z'ubuzima cyangwa se imimera y'ubuzima abantu barimo, iyi iraterwa na siyanse muri kino gihe, kubera ko ari stroke zirimo kugenda ziyongera, ari amakansa arimo kugenda yiyongera, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biraturuka kuki? Biraturuka kuri siyanse. Diabete, hypertension, hano hari inkuru ivuga ngo umunya Australia uvurisha ibyaremwe bita Barbara O'Neill yirukanwe cyangwa se yahagarikiwe iby'ubuzima bye, cyangwa se yahagaritswe ibyo yakoraga ku byo gutanga inama z'iby'ubuzima zangiza. Ariko se koko araza yuko atanga iby'inama z'ubuzima zangiza kubera iki? Ni umudivantisi wa karindwi wita neuropath Barbara O'Neill wabaninzwe cyangwa se waciwe n'igihugu cye cyangwa se n'amategeko y'igihugu cye, kuko ko yigisha iby'amahame y'ubuzima cyangwa se iby'inama mu by'ubuzima zangiza. Iki kinyamakuru nyirangari cyanditse iyi nkuru, nyirangari byabaye mu kwezi gushize, mu kwezi kwa 10 ku itariki 15 2019. Amagambo avuga ngo science based medicine, nicyo kinyamakuru cyayo, avuga ngo neuropath Barbara O'Neill has been banned in Australia for spreading dangerous lies about health. Baravuga ngo Barbara O'Neill cyangwa se umuvuzi uvurisha ibyaremwe yahagarikiwe ibikorwa yakoraga cyangwa se ibyo yakorwa byaciwe muri Australia bitewe no kwigisha amahame y'ubuzima batekereza ko ari danger, cyangwa se batekereza ko ashaka guteza ingaruka. Uyu bavuga ngo it is unregistered practitioners. No, unregistered practitioner. She has no health related degree. Barimo bavuga ngo nta sobo na rimwe yize cyangwa se nta degree nimwe yigeze agira ku cyerekeranye no kwiga iby'ubuzima. Nta diploma afite, ndetse nta na membership cyangwa se nta na hamwe abarizwa mu ma organization ashinzwe iby'ubuzima. Atanga serivisi zigendanye na neuropathy cyangwa se ikigendanye no kuvurisha ibyaremwe, agakora none agatanga serivisi zijyanye no kugira inama ku by'imirire ndetse n'umwigisha w'iby'ubuzima, kandi ngo akabikora arengeje cyangwa se akarengera bikarenga limit ngo and health educator beyond the limit of her trainings and expertise and pose a risk to the health and safety for public, making dubious and dangerous health claims regarding cancer, infant nutrition, antibiotics, vaccination. She failed to maintain adequate record for her consultation of the patient. Uyu mugore wita Barbara O'Neill arimo aracibwa n'igihugu cye cyangwa se arimo acibwa na leta ya Australia bitewe nuko avurisha ibyaremwe agatanga inama ku by'imirire ndetse akaba umwigisha w'iby'ubuzima, ariko ngo akabikora birenze ibya training cyangwa se ibyo yize uko bingana, cyangwa se akabikora birenze iby'ubushobozi byose ubwo expert afite. Ngira ngo ahari Imana yahaye Abadiventisi wa karindwi ibahereza ubwenge burenze ubw'abascientifique bufite muri kino gihe, kuko bafite ubwangiritse, ariko Abadiventisi wa karindwi bafite ubwatanzwe n'Imana. Nuko bari baramushinza ko ngo ashyira risk ku buzima ndetse n'ubuzima bwa rubanda nyamwinshi buri mu bibazo bitewe n'ibyo yigisha. Ngo yigisha ibintu bishobora gutura muri risk mu buzima bw'abantu, ku bigendanye no kuvura kanseri, ku bigendanye n'imirire y'abana, ku bigendanye na antibiotics cyangwa se antibiotics ni imiti ivura amabakteri, ndetse no kugendanye n'inkingo. Mbese uko mu byumba murumva niba koko tugiye kuzabivuga nk'uko bitandukanye, nuko rubanda nyamwinshi rujya rubyizera, nuko abascientifique babyizera, cyangwa se nk'uko imyumvire ya gipagani ibyizera, murumva ikizakurikira iki? Nta kindi kizakurikiraho
ni ukurenganywa, ni ugucibwa nk'uko n'umugore yaciwe. Uyu mugore arabikora nk'uko bihawemo impano n'Imana, nyamara amushinja ko yuko nta degree afite cyangwa se nta bamwe afite muri byo. Nyamara mbabwira ikintu kimwe, ikintu bita amashuri muri kino gihe, ni ukuri mbabwiza ukuri, siyanse muri kino gihe igiye kugira gute, igiye guteza ibibazo inosi mu buryo buremereye. Bibiliya ivuga ko, cyangwa se ibitabo by'ubwenge bivuga ko siyanse nziza ihuza na Bibiliya, ariko igihe Bibiliya ibashije guhana siyanse mbi yangiza ubuzima bw'abantu, ingabo za kidayimoni zigira gute, zirahaguruka. Rero ntabwo ari ikintu dukwiye guceceka, ni ikintu tukwiye gukomeza kuvugira amahame mu by'ubuzima. Niba Satani arimo kugenda afata abantu abatwara ajya kubica, abantu bameze nk'intama z'imishishe zijyanwa mu ibagiro zitazi iyo zirimo kujyanwa, kandi zikagenda zicecetse kubera ko zifite ubujiji. Reka mbabwire ikintu kimwe, nimureka ubwenge Imana izabata. Uyu bavuga ko reko ngo uyu mugore bita ngo ni Barbara O'Neil, bavuga ko yigisha abantu kugira ngo bave mu murongo wari usanzwe wo kwivurizamo kanseri. Ubwo arimo arigisha kuvura kanseri hakoreshejwe ibyaremwe, ndetse akigisha n'abantu kugira ngo bareke gukoresha amwe mu antibiotique ndetse n'ama vaccination, cyane ko muri kino gihe yanangiza amwe mu vaccination arimo aradestroy, arimo arangiza ubuzima bugize gute mu buryo buremereye, ku buryo agabanya ubudahangarwa mu by'umubiri. Kandi kubera ko ababifitemo inyungu bazi icyo bashaka, bakora izindi research cyangwa se bakora ubundi bushakashatsi ku bindi, ariko kugira ngo ujye gukoraho research. Kuko icyo batabikora research, nuko rero niyo mpamvu uyu mugore bamuciye, ndetse bakanamubuza no kwigisha aho ariho hose. Ngira ngo ahari muri iki kinyamakuru aho bakomeje bavuga ko akwiye gucibwa muri Amerika, akwiye gucibwa muri Amerika no mu bihugu byose agenda yigisha, ko adakwiye kwemererwa amahame ngo akomeze ayigishe ku bijyanye n'iby'ubuzima. Ndetse hano hari n'andi magambo avuga ngo avuye ku kintu bita ngo The Conversation cyanditswe muri October 16, muri October cyangwa se mu kwezi kwa 10 ku itariki 16, 2019, handitse ngo, ndagira ngo murebe iki kintu neza, ngo international drug companies will no longer sell drugs for use in lethal injection in the United States. Amagambo avuga ngo urugaga mpuzamahanga cyangwa se ngo kompanyi mpuzamahanga ishinzwe iby'imiti ntabwo izongera kugurisha imiti ikoreshwa mu gutera inshinge bitewe n'iki, bitewe n'uko yangiza. But Attorney General William Barr has authorized the federal justice system to use widely available drug pentobarbital. Nyamara uyu munyamerika umwe w'umunyamategeko aravuga ngo witwa ngo William Barr yemereye leta y'igihugu kugira ngo bakoreshe umuti bita pentobarbital, kandi pentobarbital nawo akaba ari umuti wangiza. Rero murabona ko ngira ngo hari n'abascientifique nabwo biyemerera ko imiti nk'uyu nguyu bavuze hano utagonzongera kugurishwa na International Drug Company nawe ubwo wangiza. Kuko hano iki kinyamakuru cyanditse titre ivuga ngo why the guillotine may be less cruel than execution by slow poisoning. Iko niko titre ivuga, ivuga ngo kubera iki guillotine yica buhoro cyane. Guillotine tukizi kari nk'ikintu kica cyane. Guillotine tuzi ko ari ni uburyo bwakoreshwaga mu gihe cy'Ubufaransa muri Revolution Française, aho bakoreshaga baca imitwe abantu. Ngira ngo ari guillotine yicaga abantu ikabica bahuranije, kandi ikica nabi cyane. Ariko no ikinyamakuru cyatubwiye ngo imiti ngo uburozi bukomeza bwiyongera gahoro mu buzima buragenda bukica kurusha guillotine. Aho hano bakomeje bavuga ngo despite concerns about whether that method that violates the 8th amendment which prohibit cruel and unusual punishment in common use cyangwa se mu mikoreshereze rusange, the drug that controls seizures, no kwango imiti ikontorora ibifuko cyangwa se ikontorora igicuri ikoreshwa n'abantu
buri gihe ikunda gukoreshwa igihe barimo kwica imbeba kugira ngo bazice neza. None niba imiti ikoreshwa kugira ngo abantu bavurwe amasezeri cyangwa se ibifuko cyangwa se bimwe mu biranga igicuri, niba iyo miti ikoreshwa ariyo inakoreshwa kugira ngo yice imbeba, mbese mutekereza iki ku ngaruka igira ku buzima? Mbese wagira amahirwe kugira ngo avumbure umuti w'ibyaremwe wabasha gukoreshwa kugira ngo urwanye ibifuko cyangwa se wavura igicuri, mbese uyu muntu akwiye guhembwa ibingana iki? Nyamara abantu isi ntabwo yiteguye kwakira uyu muburo ugendanye n'iki, ugenewe gukoresha ibyaremwe, ahubwo biteguye kurwanya bitewe n'inyungu babifitemo, ndetse biteguye kurwanya hakurikijwe iki? Hakurikijwe yuko abantu bavuga ngo bafite imyumvire isobanutse y'ikinyejana, imyumvire y'ikinyagihumbi. Yego ni imyumvire y'ikinyagihumbi ariko yangiza ndetse yica, iteza indwara z'ibyorezo. Ikabwira ikintu kimwe, ishyano rizakurikirwa n'irindi shyano, akaza kukigura kandi igihe iyi miti igikoreshwa. Nshima Imana mu mutima wanjye ko Imana yamishuriye iri jambo kugira ngo nibasangize. Nari mfite gahunda yo kujya nigisha imirindi y'icyumweru, ariko uyu munsi mbihisemo ko nta kino cyigisho kugira ngo abantu bave mu bujiji. Ikinyamakuru bita ngo Science Based Medicine, wumva ukuntu babacuzi ba siyanse babagabo muri Atene, babagabo muri Efeso bacura ibya siyanse. Mu kinyamakuru banditse ngo Science Based Medicine, mu kinyamakuru cyabo magambo bavuzemo cyanditswe kuri October 15 cyangwa se kuri 15 z'ukwa 10 na 19, handitse ngo dufashe umwanzuro yuko uku gucibwa k'uyu mugore ni ugucibwa kwiza cyane. Good leaders, this woman has been endangering the public by spreading despicable false information. Australia has acted responsibility in banning her from providing health services. Vulnerable patient infant could have died if they believe her misinformation. Unfortunately, she may still be able to spread her dangerous advice in the US and other countries. So vigilance is in order, and public information campaign might have an impact. I wish the US would ban many practitioners who spread similarly false and dangerous lies. Yes, we value freedom of speech, but we can't withdraw a line when irresponsible free speech risk the necessary death or our most vulnerable citizens. Amagambo akomeye cyane, bafashe umwanzuro ukomeye cyane, nk'umwanzuro uyu mugore waciwe bitewe no kwamamaza ubutumwa bufite ingaruka cyane ku buzima bw'abantu muri Australia. Turatekereza ko Australia yakoze ikintu cyiza cyane, cyangwa se yakoze ibyicingano zayo mu guca uyu mugore kugira ngo akomeze gutanga serivisi z'iby'ubuzima, kubera ko abana bafite ibibazo cyangwa se ababyeyi bafite ibibazo bapfa ari benshi baramutse bizeye ibyo uyu mugore ahamya. Ubwo rero muri ubwo buryo uyu mugore, ariko nubwo bimeze bityo, uyu mugore akomeje, barimo bavuga ngo akomeje gutanga ibinyoma bye ku by'ubuzima, abyigisha muri US cyangwa se muri Amerika ndetse no mu bihugu. Uko rero hano bakavuga ngo vigilance is in order, no kuvuga ngo abari maso no bagenda bareba ngo Amerika ikwiye guca abakora nk'ibyo ngibyo bose, kandi nta muntu ukwiye kwitwaza ko afite umudendezo wo kuvuga, ahubwo akwiye guca umudendezo wo kuvuga ukwiye kwihanganirwa, ariko hariho tugomba gucira umurongo. Bavandimwe, iyi nkuru nyibona yandiye ubwoba, yanyibukije ibigeze kubera mu Rwanda, ngira ngo biba nk'umwotso, ngira ngo ibyo nigeze kumva kuri radio ahagana 2018 igihe hatangazwaga inama y'umudendezo w'idini, cyangwa se nagiye numva kuri nabigiye mbona kuri televiziyo, reka babwire ikintu kimwe, ikigiye kuzakurikira bino ni ukuri abadivantisi musoko karindwi ni ihame ry'uko tugomba gushikama ku by'amahame y'ubuzima, ndetse no kwigisha amahame yo kurwanya yo gushyigikira kuvurisha dukoresheje ibyaremwe. Kandi arangije gusoma amagambo avuga mu gitabo, amagambo ari mu gitabo cy'inama ku mirimo byo kurya, avuga ngo
igihe tuzatera intambwe kugira ngo tugabanye uburozi mu mibiri yacu tudakoresha imiti yakoreshejwe mu nganda, ikizakurikiyeho ni iki ngiki n'iki, ni uko amasengesho yose tuzasengera abarwayi atazumvwa imbere y'Imana, ndetse n'amasengesho yose tuzasengera kugira ngo dukire indwara ntabwo azumvwa imbere y'Imana. Rero bavandimwe, ndagira ngo mukurikire neza, abizera ibya siyanse mujye muri menge. Ndagira ngo rero mukomerere mu mwami n'imbaraga z'ubushobozi bwe, kandi mube abakunda iby'umucyo w'iki gihe. Ukuri tugezemo tufite ukuri kw'agahano kwinshi kuri mu byanditswe byera, ariko ukuri kw'iki gihe niko mukumbukeneye. Ukuri guhari nta kundi ni uko Yesu Kristo agiye gusohoka mu buturo bwo mu ijuru, aho ukibaza ngo mbese njyewe nawe turiteguye? Imana y'umugisha, ndanezerewe umutima wanjye mu izina rya Yesu, amen.